Mwiriwe neza, muraho neza bwoko bw'Imana. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, tubanze dusenge kugira ngo Imana yibuke kubana natwe muri kano kanya. Uwiteka Mana nziza, Mana yera, Imana ikomeye kandi Imana icyanuka muri byose, turagushimye, turaguhimbaje Mwami. Yica munsi nk'iki, tugushimiye ko waturinze ukabana natwe, tugushimiye uburezi bwagabanye natwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. None Mwami Imana, umwanya nk'uyu tubonye kuganira ku ijambo ryawe, ndakwingiza ngo uburyo kubana natwe, twambike imbaraga zawe, uburinzi bwawe uburyo kubana natwe, ibikorwa by'ishimwe bitugiriraho. Mbere byose Mwami turakwingiza ngo tweze ibitunganye tuboneze, aho tutagutunganiye, aho tutageze neza, aho twagiye kureba dukuryamo n'amaso yawe Mwami Imana, ndakwingiza ngo tubabarire. Nubwo dusuganze rero Kristo, kumva rwose kuko kwawe n'umwanya turi kuganira ku ijambo ry'Imana, twambike imbaraga kandi dushaka n'udushime n'ibitugirirwaho mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, musabye nizeye. Amen. Murakoze. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, turasoma hano muri Zaburi 124, turahera ku murongo waho wa mbere. Iyaba Uwiteka atari we uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba nk'umuhingo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka wari mu ijuru n'isi. Amina. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje kandi ndezerewe no kuganira namwe muri ano masaha ku ijambo ry'Imana. Zaburi 124 ni zaburi nkunda cyane, zaburi inezeza kandi nishimira. Ndatubwira ngo iyaba Uwiteka atari we bari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Hari byinshi cyane Uwiteka yagiye akurenza mwene data, hari byinshi cyane, hari imirimo itangaza yakukoreye, hari neza y'Imana yabonye mu buryo butandukanye. Iyaba rero Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko tuvuga none. Uyu munsi niwe ubwirwa, ntabwo ari Abisiraheli babwirwa. Uyu munsi niwe ubwirwa, uyu munsi niwe ubwirwa. Iyaba Uwiteka atari wari uri mu ruhande rwacu, ubwo bya bindi byose Imana yagiye kurenza byaguhagurukiraga, ubwo za ntambara zaguhagurukiraga, ubwo bababisha baguhagurukiraga, iyaba atari Uwiteka wakurengeye, ese ninde wari kukurengera wundi? Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kuko itadutanze nk'umuhigo w'amenyo yabo. Imana ishimwe kuko itadutanze mu maboko y'abaduhigaga. Imana yaraduhishe, yaraturengeye, yaturinze intambara nyinshi cyane zikomeye, iratuneshereza, iradutsindishiriza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Zaburi rero ibanezeze kuko nanjye iri kumfasha, namwe niko nifuje ko yabafasha. Iyaba atari Uwiteka wabarengeye, nta wundi wari kukurengera. Imana ishimwe kuko iturengera kandi ihora mu ruhande rwacu. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amen.